ubu bwiza tubona ni isengero. none aya makorali aririmba neza gutya, ntabwo iri torero ritangira ariko ryatangiye. twe twagize amahirwe yo kuribamo turi abana. naryinjiyemo mu cya 1973, sanga ari itorero rigawa rikennye, ritabamo abadiporome, ritabamo mwarimukazi, ritabamo umuforomokazi, ritabamo muganga, ritabamo mwarimu, ritabamo umupolisi wa komine, ari itorero vango ni ry'abasazi, ritabamo umuntu ukora ku 100,000, ritabamo abantu bambara ibirato, ritabamo abantu bambara neza. nuko dusengeramo ababyeyi barumiwe ngo twavuye mu idini ngo ritunganye ngo ry'abakire, ariko Imana ikatubwirira mu two duhunda no munsi y'imikoro twasengeragamo ngo bana banjye, ngo iri torero nige waryujuje umwuka wera, ngo kandi umunsi umwe nzaribarukira, ngo nihe icyubahiro nihe n'agaciro, ngo kandi namwe nzamubahisha. icyo gihe yabitubwira n'udukabutura twabaga twambaye tukumva hari ibintu bishyize kera, ariko ndashima Imana ko bibaye kiriho. ndashima Imana ko muba yubahishije nanjye ndimo. ubundi nta muntu udafite icyubahiro watumirwa muri kapitali nkuru y'igihugu, ariko kubera icyubahiro Imana rurema yaduhaye nicyo gituma Dafidi yarahamagaye uriya mupasoro, nyamuneka Kaniziyo, nyamuneka Simon Pierre, mugatenga barabakunda, nimuze mugatenga. nuko tutiyewe turaje. turacyariho rero kandi turacyarimwo, icyubahiro kibi cy'Imana. ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse. igihe mwatugeneye kandi mwatugeneye cyo kumarana namwe iki cyumweru, tutitaye ku bibazo byinshi byaduhamagaraga, ariko twumvishe bije muri twe nk'umuriro waka kubana namwe hano mu Gatenga, kandi n'ibindi Imana izabikora. Haleluya. turasoma mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 duhereye ku murongo wa mbere. Matayo 24 ku murongo wa mbere. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa we baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. arababwira ati, ntimureba ibi byose? ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Amen. Ibyahishuriwe Yohana. ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 guhera ku murongo wa 11. mbona ijuru rikinguye, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi akitwa uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. yambaye umwenda winditswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, azayiragize inkoni y'icyuma, yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami, umutware utwara abatwara. mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati,
nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburiye, murye intumbi z'abami, murye intumbi z'abatware, murye intumbi z'ingabo, murye intumbi z'abanyabushobozi, murye intumbi z'amafarashi, murye intumbi z'abahekwa nayo, murye intumbi z'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibitangaza imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Ntitwavuga ngo amina ubwo haje mu ijambo intumbi zabo? Reka amina tube tuyirenze. Ariko icyo nshaka ko tuganira mw'iyi minsi tugiye kumarana namwe, umushumba Simon Pierre arabinyeganyije, numva kandi biranyeganiza. Amen. Turagira ngo tuvuge ku ntego mwateguriye iki giterane. Iyi migoroba y'umugisha tuyibwanire nk'abarokore twitonze, turye ku byacu ntawe duhagaze hejuru. Imana yatugiriye neza, iduha igihugu cyemera kirisiyanizime, ubukristo bugikoreramo, tukagira umutekano, tukagira umudendezo, tukagira amahoro. Ibyo rero ni bimwe mu bitumye tubyagiye hano mu ngoro y'Imana, turi bazima dufite ubuzima bw'umwuka. Icyubahiro kibi cy'Imana yakoze ibyo bintu. Noneho nsomye ahantu habiri. Ahambere hatangira isezerano rishya, aha kabiri hakarisoza. Nanuko inyigisho zacu zenda gukurikirana muri iyi minsi tugiye kumarana tuganira amagambo y'Imana. Kugaruka k'Umwami Yesu Kristo biri mu byiringiro by'abizera. Nanjye ndashima Imana yakoresheje ubuyobozi bwanyu guhera muri paruwasi, ku mudugudu, mu bategura ibiterane bya hano mu Gatenga. Tuba tubyumva kenshi, turabikurikirana mu ikoranabuhanga. Ndashima Imana yuko ikoranabuhanga ritegetswe ku banyabyaha gusa ngo baribyaze umusaruro w'ibindi, ahubwo iyobokamana kuko niyo muhanga wa mbere. Imana nyiraryo yaritanze igatanga abanyabwenge kugira ngo bashobore gukora ubushakashatsi, bamanike ibyogajuru hejuru y'uyu mubumbe wacu, bijye bishobora gutanga amashusho n'amajwi, natwe abavugabutumwa twabyungukiyemo. Tukaba dushimira Imana rero ko ariyo muhanga w'abahanga. Yesu ashimwe. Mperutse no gusoma agatabo kamwe k'umuhanga wagiye mu kwezi, avuyeyo kubera ibintu abonye mu kuzamuka n'icyogajuru, mu kutambagirayo no kongera kugaruka, aravuga ati wapi hariho Imana. Ubwo Imana iriho ngiye kuyishaka nayo. Arayishaka kandi atiriwe aruha, byo ntibigombera icyogajuru. Gushaka Imana ntabwo ari ibintu birushye, arayibonera amubonekera. Uyu munsi ni umubwiriza butumwa bwiza. Yesu ni umwami w'abantu bose kandi azagaruka. Nshuti zacu rero dukunda, aya magambo nsomye nsoza ntacyo nshaka kuyavugaho none, ahubwo ari imbere mu isomo tuzayahingukaho, ariko tugiye buhoro buhoro kugira ngo twicaze yombi twumva yuko Umwami Yesu Kristo ari hafi yo kuza. Iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni igitabo kiturangira neza ukuza kwa Yesu, kikavuga ibitangaza n'ibimenyetso bizagendana n'icyo gihe cyo kuza kwa Yesu. Kirimo ibitera abantu kurira, murumva kirimo gupfa kw'abantu, kirimo no gukira kw'abantu, kirimo kuzamuka kw'itorero, kirimo ibizasigara bibera ku isi inyuma y'uko itorero riyivuyemo, kuko ntabwo isi izahera ko ishirana no kuzamuka kw'itorero. Hari igihe rero Imana yateganyije isi izagumana umubabaro umugeni wa Kristo amaze kuyikurwamo. Ibyo tuzabisanga imbere muri ariya magambo. Kandi si igitabo cy'ibyahishuwe cyonyine kivuga ibyo kugaruka kwa Yesu, ahubwo Bibiliya yose guhera mu itangiriro
Imana yatunze agatoki mu kuzagaruka kwa Yesu ataranavuka ngo yambare umubiri. Igihe igisonga cya Aburahamu kigiye kurambagiriza Isaka umuhungu wa Yakobo cyangwa umuhungu wa Aburahamu, n'igihe Isaka yaje ku misozi gusanganira igisonga cye kimuzaniye umugeni yari yagiye gusaba, ngo byari ishusho yo kuzagaruka kwa Yesu uko azahura n'umugeni we mu kirere. Umwuka wera nicyo gisonga cya Data wa twese cyaje kuturambagiza kituzaniye ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya itubwira yuko umunsi igisonga kigenda kujya kurambagiza ngo cyagendeye ku ngamiya 10. Izo ngamiya 10 zikaba zasuraga amategeko y'Imana, yuko ari umwuka wera aza kutwigisha atubwira ngo duforumemo abaturage b'ijuru bazavamo umugeni wa Kristo. Agendera kuri izo farashi zereka abantu ibyo bagomba kwitondera, kuko ku Banyarwanda dusa n'abandi, ku bazungu basa n'abana bene wabo, ku birabura nuko, ariko iyo tugeze imbere yo kubaha iby'Imana yategetse ari nabyo isuzumiramo yuko tuyikunda ibirebeye mu maraso ya Yesu, duhinduka abana b'Imana. Ngo cyagiye cyitwaje ibintu by'izahabu n'imiringa n'ifeza, kugira ngo nikimara kurambagiza umugeni akemera, ngo kizahere ko gikora mu mvumba cyazanye cyangwa mu bubiko cyazanye kimuha impano. Uko ni ku mwuka wera aje kuturambagiza. Ngo bahuriye ku mugezi nimugoroba, bahura na Rebeka, asaba ibimenyetso by'uko umukobwa ari w'Imana itoranyirije umugaragu umwana wa Aburahamu Isaka. Umukobwa yuzuza ibyangombwa byose. Noneho aho guhurira ku mazi nimugoroba bisobanura yuko duhurira n'umwuka wera ku ijambo ry'Imana, kuko niyo mazi Bibiliya itubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Abayefeso. Umugoroba ni umugoroba w'isi. Muri iyi minsi y'imperuka ndashima Imana ko muri iki kinyejana cya 20 niho natwe Abanyarwanda turiho none duhuye n'umwuka wera muri uyu mugoroba, tugahurira kuri aya mazi y'ijambo ry'Imana. Adusuzumye abona dukwiriye kubona amazina mu gitabo cy'abaturage b'ijuru, tukirwa umugeni wa Kristo. Aho rero ngo umwuka wera amaze kubishima no kubyemera, wa mugaragu wa Aburahamu yaravuze ati, muko ibyo nasabye Imana n'ibyo ukoze ndabyemeye, ni wowe utoranyirijwe gushyingirana na Isaka. Ngo ahera ko amwambika izahabu aramurimbisha ahinduka ukundi. Umwuka wera amaze kutubona mwaya mazi tuyagutumiye duhaza ijambo ry'Imana, yakoze mu bubiko bwiwe atubatiza mu mwuka wera, atangira kudusogongeza ku izahabu z'ijuru. Nicyo gituma turirimba n'abamarayika bakaza kurunguruka. Buriya nubwo tutabarebesha amaso y'umubiri, iyo dukoranye amakoraniro nk'aya ijuru rirahurura, haleluya, rikaza kurunguruka. Umunsi umwe rero umugaragu wa Aburahamu yacyuye Rebeka, Isaka ngo aza kumusanganira. Hari umunsi umwuka wera azatanga itangazo rya nyuma, ngo wa mugeni nari maze imyaka 1000 mukuyakuya, bamwe barapfuye babizera, abandi baracyariho. Uwo munsi azatujyana kuduhuza na Kristo Yesu. Amen. Ibyahishuriwe Yohana rero bikavuga kuza kwa Yesu. Yohana ndamukunda, kandi ibyo yeretswe nabyo ndabikunda. Iki gitabo cye cy'ibyahishuwe kigizwe n'ibice 21. None igice cya mbere Yohana atangira atanga ubuhamya bw'uburyo iki gitabo cyabonetse. Akavuga ati, nari ku kirwa cyitwa Patmos bambora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Akivuga uko yabonye Yesu, amubonaho ibintu 10 nyamukuru bigaragaza uko azabateye mu gihe cyo kuza gutangiza buriya bwami bw'imyaka 1000 umwigisha amaze kutubwira. Iriya myaka 1000 niyo tuzamarana na Yesu, ntabwo ari imyaka yo kuba mu ijuru. Mu ijuru hari iteka n'iteka ryose, imyaka itabarwa. Ariko muri icyo gihe cy'iteka n'iteka ryose, nyuma yo kuzamuka kw'itorero, tuzabyiga muri iyi minsi. Hariho igihe Imana yateganyirije itorero, iriteganyiriza n'abari mu isi bose, irabiteganya kugira ngo izerekane icyitwa amahoro icyo ari cyo mu gihe kingana n'imyaka 1000. Aho rero niho tuzishimana n'umwami wacu, n'abandi baturage b'isi nabo bakavuga bati, ubwami bwari nk'ubu ngubu. Icyo gihe isi yose izuzura umunezero n'ibyishimo. Imana nidufashe iminsi ntidutenguye, tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro. Igice cya kabiri rero, Yohana amaze kubonekerwa n'umwami Yesu hagati y'umwaka wa 90 na 95 nyuma ya Kristo, amaze kutubwira igice cya mbere
ajya kurangiza ku murongo wacyo wa 7 n'uwa 9 avuga ngo uwo nguwo mbabwiye wambonekeye dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, na bamwe bamucumise amacumu mu rubavu nabo bazamureba, ngo kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera, ngo kuko bizaba bityo byanze bikunze. Igice cya 2 n'icya 3 yerekana amatora 7 yo mu Asiya ayandikira. Yagera mu gice cya 4 cy'iki gitabo, none akazamurwa akajyana mu ijuru, ngo akabona ubuturo bw'Imana, ngo akabona Imana yicaye ku ntebe ikikijwe n'abakuru 24 kandi ikikijwe n'ibizima 4 bihora bisingiza, ngo akabona igoswe n'umukororombya w'amabara 8, bikavuga ngo iyi ni Imana y'amasezerano yicaye kuri iyi ntebe, kuko ku bwa Nowa umukororombya wasuraga ko iby'Imana isezeranyije Nowa asohotse mu nguge itazongera kurimbuza isi umwuzure. Imana twizeye ni Imana ivuga bikaba, ni Imana y'amasezerano. Ngo abona ikindi kintu kinezeza, ngo abona ni yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo, noneho ngo yicaye ibyagiye ku ntebe yayo ya cyami. Haboneka ijwi ribaririza mu ijuru hose, ngo ninde wahangara kujya kubumbura kiriya gitabo akamenya ibimenyetso gifatanyije. Aba mu ijuru bose baratuza, abamarayika, abakerubi, abaserafi, ibizima 4 n'abakuru 24, abagiye bizera bavugwa mu kwizera, bose baratuza baraceceka. Ntihagira uwo mu ijuru ngo cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu cyangwa uwo mu nyanja ushobora kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Ngo Yohana arabyerekwa, arangije ararira, arizwa nuko hatabonetse umuntu ushobora kubumbura icyo gitabo. Mabije vuba kubera amasezerano y'Imana y'amasezerano yari yarabitubwiye. Amen. Noneho Yohana kirira, niho marayika yamubwiye, umwe muri bo bakorambira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda akabigize icya Dawidi yatsinze, ngo akore ibyananuye abandi bose kuko yabimeneye amaraso. Haleluya. Igice cya 6 yerekwa Yesu amena bya bimenyetso bifatanyije cya gitabo. Mu gice cya 7 akerekwa Abisirayeli bazarokoka ibyago by'imperuka, uburyo bazaba bashyizweho ikimenyetso. Arakomeza agera kuri iki gice cya 19 tugira tuzavugeho nacyo uko bizagenda mbere yuko Yesu atangiza ubwami bwe bw'imyaka 1000. Ibyashuwe rero ni ubuhanuzi Imana yaduhaye ibukuye mu mibabaro y'intumwa, kuko Yohana yacyandikiye Patimosi mu gihe cy'akarengane k'intumwa. Si cyo cyonyine kivuga ko Yesu azaza, kuko mu bitabo 39 bigize isezerano rya kera, 1500 ihamya ko Yesu azagaruka byanze bikunze. Isezerano rishya ry'ibitabo 27 hakabonekamo 319 ihamya ko Yesu azagaruka byanze bikunze. Akaba ariyo mpamvu abakristo dusabwa gusoma Bibiliya zacu neza, kugira ngo tutazagwa mu mutego Abayuda baguyemo. Abayuda babambye Yesu ku musaraba bari gusohoza ubuhanuzi bwavuzwe kera ko ariko bazamwica. Abahanuzi babo ba Yesaya n'abandi bari barahanuye uburyo azavuka, uburyo azabaho, aho azavukira, aho azarererwa muri Nazareti, uburyo azajya Yerusalemu ahetswe n'indogobe, uburyo azavukira muri Betelehemu rwagati, uburyo bazashaka kumwica agahungira mu Egiputa. Byose bene wabo basekuruza babo bari barabihanuye, ariko ngo bajye kubisohoza abari bo bamutanga mu Baromani ngo abambwe, bamutanga ku rukiko rw'Abaroma kwa Pilato. Yesu abambishwa n'Abayuda bari batunze ubuhanuzi. Icyo dukura muri aka kajambo cyangwa muri iri jambo ni ukuvuga ngo tube maso, kuko mu kuza kwa Yesu abakristo benshi bazasigara, nubwo bari basanzwe bumva amabanga y'Imana ahamya ko Yesu azagaruka. Twirinde kugwa muri uwo mutego rero, ejo tutazasigara kandi twaramenye amabanga akomeye gutya. Hari umumaro w'ubuhanuzi bwa Bibiliya ku bategereje kuza kwa Yesu. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Isodomu n'i Gomora bajya kurimbuka, Aburahamu ntako atagize abibwiwe n'Imana. Aragenda arababurira, ariko banga kumva, kugeza ubwo umuriro n'amazuku bimanutse birabatwika birabatsemba. Nebukadineza na Belushaza bajya kurimbuka no gusenyuka kw'ibihugu byabo, Imana yarabanje ituma abahanuzi barababurira, barinangira banga kumva, kugeza ubwo Nebukadineza ajya kurisha mu ishyamba, Belushaza yapfuye urw'agashinyaguro bazize kwiziba amatwi ngo batumve ubuhanuzi. Ninewe igihe bari bagiye kurimbuka, Imana yatumye Yona iramubwira ngo genda babwire ngo hasigaye iminsi 40, niba badaciye bugufi bagahakwa ku Mana irabarimbura. Yona aragenda arabivuga, bo bagira amahirwe
bambara ibigunira, umwami yisiga ifu, bikubita imbere y'Imana batica inkoni zabo, umubyeyi ni kwamera. Imana ibonye guca bugufi kwabo yibuza uburakari, irahindukira ntiyabarimbura. Haleluya. Hari ibyagombaga gusohora kuri Mesiya. Icyo mvugira ibyo ni ukugira ngo twizere ko Imana yavugaga biriya bikaba, ari nayo yavuze ngo umwana wayo azagaruka gutwara itorero. Amen. Hari ibyagombaga rero gusohora kuri Yesu, tumaze kubivuga mu kanya. Byose uko abahanuzi bagiye babihanura bakurikiranye, niko byasohoye hatabuzeho na kamwe. Yesaya yagiye mu mwuka aravuga ngo dore umwari w'Umuyahudi azasama inda ayibyaremo umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, n'izina ry'igiheburayo risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Niko byagenze nyuma y'imyaka 700 Yesaya yahanuye. Mariya yasanzwe na Marika amubwira ayo magambo Yesaya yari yarahanuye. Mariya abitekerezaho, ariko Marika aramubwira ngo umwuka w'Imana azakuzaho, imbaraga z'isumba byose zigutwikire, ngo nicyo gituma wowe uzavuka ziri ku mwana w'isumba byose. Haleluya. Mariya aramubyara. Mika niwe wari warahanuye ngo uwo mwana mu gihe cyo kuvuka uzacungura abari mu isi azavukira muri Betelehemu rwagati. Niko byagenze. Igihe Yesu yenda kuvuka, haboneka itegeko rivuye kwa Kayisari ngo abantu bose nibasubire mu midugudu y'iwabo ku gisekuru cy'iwabo. Nk'uko hano i Kigali batanga itangazo ngo abantu bose nibasubire, abo mu burasirazuba bajye kwiyandikishayo, abo mu burengerazuba, abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru. Wajya kubona ukabona hano mu Gatenga hasigaye imbarwa, abantu bose bagiye mu bisekuru by'iwabo. Nuko niko byagenze. Ba Yozefu bamanuka mu ntara ya Nazareti, baragenda bajya i Betelehemu hafi ya Yerusalemu, abariho Yesu avukira, kugira ngo ibyo umuhanuzi Mika yari yarahanuye kuri we bisohore ko azavukira muri Betelehemu. Iryo jambo Betelehemu ubwaryo iyo barikuye mu giheburayo rihunguka mu Gifaransa ryitwa Maison de Paix, cyangwa inzu y'imitsima mu Kinyarwanda. Bivuga ngo umutsima w'ubugingo yagombaga kuvukira mu nzu y'imitsima. Haleluya. Kandi akavukira mu kiraro cy'inka, bivuga ngo ni umwungeri mwiza wemera guca bugufi akabana n'amatungo, arizo ntama ze yacunguye. None umwami niko byagenze. Hoseya niwe wagiye mu mwuka arahanura ngo namara kuvuka bazashaka kumwica, ngo ariko amugire mu Egiputa. Niko byagenze. Herode acomoye inkota mu rwubati ngo yice Yesu. Marayika aramubwira mu nzozi ngo byuka uwungishe umwana na nyina, ngo kubera yuko Herode ashaka kumwica. Yesu agiye abahanuzi bavuze ahungirayo, Abanyaziya bashaka kumwica, Abanyafurika turamuhisha, n'uyu munsi akwihishemo, natwe tumwihishemo. Ntiyakambye ko turi abirabura ntabwo icuburo ari umwami. Yesu ashimwe cyane. Zakariya ajya mu mwuka arahanura ngo dore wa mwami mubonye yakuze, agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe n'icyana cyane. Hasigaye imyaka 600 ngo Yesu avuke, niho Zakariya yabibonye. Yesu ngo ajya gutangira urugendo rwo kujya kubambwa, amanuka ku ndogobe n'icyana cyayo, bagenda bamusingiza ngo Hoziyana hahiruje mu izina ry'Uwiteka. Ibyo ni byahanuwe n'abahanuzi n'ibindi byinshi tutarondora aka kanya. Icyo ngundira Imana yacu ivuga rero, iyavuganye na Zakariya n'abo bahanuzi bose, niyo n'uyu munsi iri kuvugana natwe. Ubu bwiza tubona ni isengero none, aya makorali aririmba neza gutya, ntabwo iri torero ritangira ariko ryatangiye. Twe twagize amahirwe yo kuribamo turi abana. Naryinjiyemo mu cya 1973. Sanga ari itorero rigawa rikennye, ritabamo abadiplome, ritabamo mwarimukazi, ritabamo umuforomokazi, ritabamo muganga, ritabamo mwarimu, ritabamo umupolisi wa komine, ari itorero vango ry'abasazi, ritabamo umuntu ukora ku 100,000, ritabamo abantu bambara ibirato, ritabamo abantu bambara neza. Nuko dusengeramo ababyeyi barumiwe ngo twavuye mu idini ngo ritunganye ngo ry'abakire, ariko Imana ikatubwirira mutwo duhunda no munsi y'imiko twasengeragamo ngo bana banjye, ngo iri torero nige waryujuje umwuka wera, ngo kandi umunsi umwe nzarimarukira, ngo nihe icyubahiro ndihe n'agaciro, ngo kandi namwe nzamubahisha. Icyo gihe yabitubwira n'udukabutura twabaga twambaye tukumva hari ibintu bishyize kera, ariko ndashima Imana ko bibaye kiriho. Ndashima Imana ko muba yubahishije nanjye ndimo. Ubundi nta muntu udafite icyubahiro watumirwa muri kapitali nkuru y'igihugu, ariko kubera icyubahiro Imana rurema yaduhaye, nicyo gituma Dafidi yarahamagaye uriya mupasoro, nyamuneka Kaniziyo, nyamuneka Simon Pierre, Mugatenga barabakunda, nimuze Mugatenga. Nuko tutiyewe turaje
mbaza no kugira urwitwazo ngo ndi mu bukwe, iki cyumweru mfite ubukwe, nzashyingiza umukobwa ku wa gatandatu, ariko navuga ngo mushyingize simushyingize ariko nzajya mu Gatenga. None ndahari rero, kandi kizatuma n'ubukwe butaba, Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ndavuga rero ngo dukoranaho n'uriya mupastor, buriya turakundana cyane, twakijijwe mu buto bwacu, twararirimbye, twagize gute, twayoboye amakorali, nuko dushaje tukiririmba, ubu turimo turasaba inema yo gupfa neza kugira ngo tuzahabwe ibyasezeranyijwe ubwo Yesu azahishura. Amen. Nuko ubwo turi hano rero turahari, namwe kandi murahari. Imana ibaha amahoro n'imigisha kubwo kwemera rero yashoje ibyo yavuze. Ibyo yatubwiye icyo gihe muri za 75 na 6 n'umunani, byaba ibyago cyangwa ibyiza, twabirebesheje amaso yacu. Tubonye itorero ririmbye rimeze neza, natwe turasenga tubona itorero ricanye amashanyarazi, turavugira kuri mikrofone. Aya ni amafaranga y'itorero atuma mutega amatwi mukumva neza bitabarya mu matwi, kuko ubu ngubu mujye mukunda n'amafaranga. Ubu bwiza bwose mubona nuko mwibona namwe ubwanyu ni agaciro k'ifaranga. Nicyo gituma umukristo witotombera amafaranga itorero ryaka aba ari umwana mu by'umwuka. Abapastor mujye mumubabarira, ahubwo mumusengere. Amafaranga adahari, amashanyarazi adahari, amafaranga adahari, ibi byiza byose muri gutaka urusengero, mwene urusengero rutatse gutya n'ibindi mugiye kuzafunikaho, narusanze muri Norvege, none rwageze no mu Gatenga. Muyabyaze umusaruro, muyabitse mu ijuru, kuko adahari ibi byuma ntibyaboneka ngo bihimbarize bariya baririmbyi. Za uniformo wapi? Ngewe tutayafite, ndibuka ku itorero ryari rimeze, ariko Imana itubwira ngo izayaduha. None imaze kudukeshera dukarabije, itugiriye neza, turashyira amafaranga ku muntu ijwi rikagera kure, twayakuraho wapi, twayasubizaho mukumva neza. Ibyo byose rero ubushake bw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana rero ni Imana. None yavuganye natwe muri icyo gihe, bigasohora tureba. Ibyo yavuze ku gihugu bigasohora muri cyo tureba. Ibyo yavuze ku itorero bigasohora tureba. Ntabwo tugifite ikibazo cyo kuvuga ngo noneho ku itorero ari ry'abantu batize bimeze gute. Oya, yarabisohoje. Abadogiteri, abo muri maîtrise, abalisansiye, abakapiteni, abaliyetona, abasuzofisiye, abaofisiye, abasuperetendenti muri polisi, abapolisi batoya, ubu barapfukamira Imana mu izina rya Yesu, bagahimbaza Imana. Abaganga, abarimu, abajya Dubai kurangura, abanyarukira mu Bushinwa, bakagenda indege yaza neza bati turashema igitare yuko yatuzanye amahoro. Nta mupandikote wajyaga ashima Imana ko avuye mu ndege, uwabaga ashyizwe hejuru cyane yagendaga n'igare. None icyubahiro kibi cy'Imana. Namwe muraparika imbere y'ingoro y'Imana, mugapindura gutya muparika gosha duruwate, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragara. Imana igibarindira mu ibyo byuma bivuye ku musaraba, ntabwo ari ibintu bipfuye kuza gusa, byavuye mu masengesho y'abera. Muhe Imana icyubahiro. Mu kurangiza rero, yavuze ngo nzakora ibi ngibi kuri Yesu bigakoreka. Yavuganye n'abahanuzi ba kera ku bizakorwa kuri Mesiya bigakoreka. Na niyo yavuze ngo kandi dore nzagaruka, kandi Yesu azagaruka. Muri Matayo rero 24 twasomye dutangira, basohotse mu rusengero, ngo abigishwa baramwegera bamubwira ubwiza bw'urwo rusengero. Bati ntureba nyakubahwa, uru rwatangijwe na Salomo, ingabo z'abi Babuloni ziza kurusenya. Bazerubabeli na Bazekariya barongera bararusanura, barusiga amazahabu rumera neza. Nanone nirongera rurasenyuka. Ba Herode baza guhagurutswa n'Imana, barutangaho inote, rurongera rurasanwa. Yesu avuka ruhari rwongeye gusubira n'ubwiza. Bararumurati, arabwira ati yo, timurebe ibi byose, ndababwira ukuri, nta buye ryarwo na rimwe rizasigara rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi. Baribika ku mutima bumva birabariye. Niko wababwira mumaze kuruha gutya ati urumureba hano mu Gatenga, nta na kamwe kazasigara katajugunywe hasi. N'imbaraga mu butanzeho mwakumva mugize akantu. Noneho baramwihorera banga kumubariza muri rubanda rusange. Bageze ku musozi wa Elayono, niya musozi ufite amateka maremare, ngo aricara. Baramushimikira rero bamubaza ibintu bitatu biri mu kibazo kimwe. Bati mwami, noneho turiherereye rero, bijya wavugaga cya watubwira. Icyambere bya bintu wavuze kuri Yerusalemu
n'isenyuka ry'urusengero bizaba ryari. Icya kabiri, ikimenyetso cyo kuza kwawe twamaze kumenya yuko uzadukurwamo ukagenda ugasubira iyo wavuye, ariko unavuga ko uzagaruka. Ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Icya gatatu, uyu mubumbe wacu witwa tere, witwa isi, iherezo ryawo ni irihe? Izashira ryari? Ababwira ibimenyetso byinshi hano muri Matayo tutasomye, wabisanga no muri Luka, wabisanga no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, wabisanga hano mu Byahishuwe. Umwami arabibabwira byose abivuye imuzi. Arababwira ngo mwirinde igihe ibyo bintu bizajya gusohorera uko ari bitatu. Igihe nzaba nenda kugaruka, igihe Yerusalemu izasiribangwa n'ingabo z'abanyamahanga, igihe muzabona uyu mubumbe wanyu witwa isi uri kubabwaho n'ibintu bitajyaga biwubaho, muzamenye ko ndi hafi. Kandi mwirinde ntihakagire umuntu ubayobye, kuko niyo minsi hazacomoka abantu baza biyita izina ryanjye bati ni Kirisitu, ngo bayobye benshi. Abazaba badafite umutima no kwizera bazarangazwa n'ibitangaza by'akataraboneka bizaba biri gukorwa n'abo bantu bavuga ngo niwe Kirisitu, ngo ariko abanjye dore mubabwiye bitaraba kugira ngo muzabe maso. Barokore rero tube maso n'abahanuzi, tube maso n'abanyabitangaza. Twageze mu mperuka, ibyo ntawe ukibishidikanya, ariko birasaba ko twicara tukiga amagambo y'Imana. Ibi biterane mwatangiye hano Gatenga bimaze igihe kitari gitoya, bibaheshe gukura mu mwuka, kubera yuko uwasezeranyije yuko azaza turamukozaho ibirwe y'intoki dushingiye ku bimenyetso n'ibihamya biduhamiririza yuko agomba kuza. Bimwe muri ibi byose yavugaga byamaze gusohora. Igisigaye ni ukumva impanda. Hari hasigaye ikimenyetso kimwe mu bimenyetso 14. Ikimenyetso cya Yerusalemu cyatangiye muri 70 nyuma ya Yesu Kirisitu. Niho ingabo z'Abaroma zisutse Yerusalemu zisenya rwa rusengero yavugaga, zirabakoroneza, zirica urw'agashinyaguro. Abacitse ku icumu baratatanira hirya no hino mu isi yose, igihugu cyabo baracyamurwa gisigara ari amatongo. Maze Abaromani bazana Abagiriki, Abarabu, abantu b'amoko yose bari bakikije Yerusalemu, bafata igihugu cyabo bakita Palestina. Israel isiga ku ikarita y'isi, biragenda bimara imyaka hafi 1900 barambuwe igihugu n'ubwenge igihugu bwabo. Ariko kuko Imana itabeshye, yari yarirahiye ko izabacyura. Ibyo rero tuzabiheraho ejo Imana niba turamukije, kandi niba Yesu agarutse ijoro tutabyize, randevu ni ku bicu. Mube maso gusa mwitegure, ubundi amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana yaturemye, Imana idukunda cyane kandi tubeshejeho, tuguhimbarije kuri umwami mwiza wo kwizerwa no kwiringirwa n'amahanga yose. Turagushimira intego iri torero ryagize ryo guhembura umukumbi wawe, ngo twongere tube mu migisha y'Imana dutegereje kuza kwa Yesu. Kandi turamwizeye uwatubabariye bya byaha byari bikwishe uhagaze, akaduhindurira amateka. Mwami akaduha kuba abagabo barebeka, akadufashiriza abagore mwami bagatera intambwe nziza, urubyiruko rwacu rw'abahungu n'abakobwa ukaduha abakomeye n'aboroheje bakinjira mu itorero, n'abarisanzwe mukabakomeza, tukavamo abantu bakorera igihugu kikabakenera. Turagushima tubikuye ku mutima. N'ibisigaye uzabikora, umugisha itorero, umugisha aba bantu bataramiye Imana. Uyu mugoroba uhindura amateka ya benshi, babone yuko ibyo tuvuga atari amagambo gusa, ahubwo yuko bijya bikorwa n'Imana ishobora byose. Dufashe gukurikirana neza izi nyigisho kugira ngo zizaduteze intambwe nshya mu buzima bw'umwuka, bityo tuzahabwe n'Imana ibyasezeranyijwe mu izina ryiza rya Yesu wadukirishije umusaraba. Amen. Imana tuyongere amashyi. Nimba mwakurikiranye neza, avuze mu ncamake ibyo tuziga muri kino cyumweru. Ubwo rero turabararitse, avuzeho agace gato.